impamvu ndakaye kubw'ibi bintu muri urupfu rwa Theo niba umwana w'Imana atashye ukajya kumugerekaho amagambo ngo wari warabivuze ubundi se kujya kwitangazamakuru kujya kubivuga ngo Theo cyangwa se Pasteur Theo ngo twara abavandimwe n'ibiki niko byarangiye amaze kugenda ubundi biragaruriki no kugira ngo se bandikwe baje mu gitabo kirangamimerere babashyiremo nabo hariya biriya ni ibintu ubona ukabona ni ibintu byo gushaka gutesha agaciro ivuga butumwa n'umurimo umuntu aba yarakoze kugira ngo bawuteshe agaciro kuki bataje ubundi ngo baze babivuga gihari niba ushaka ngo usengera ni 10,000 bahera ku majana kumanuka bakamanuka bagera no kuri 5 bakamanuka bagera no ku 1,000 amafaranga yose bakayasaruza mu bantu amafaranga bakarya abantu bakayamara hanyuma iyo mana ikora ari uko babanje kugusengera iyo mana iba ijya gukora ari uko ubanje gushyira mu giturisho wagishyiramo bagashyira umuntu uzajya usabira abantu umugisha uko ushyize mu giturisho akagufata mu ntoki atumva ko Imana imbwiye Imana igukora iba ari uko ushyizemo abasigaye baticaye batatuye bose nibabone iyo mana ibona abatuye nireba batatuye urumva iyo mana ibaho reka tubashimire twongere tubasuhuze mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana bane namwe muri hirya no hino bizere ko Imana ikomeje kubarinda kandi neza cyane mugubwe neza mu izina rya Yesu turabasuhuje abari mu Rwanda abari muri Afurika muri rusange abari i Burayi abari muri Amerika abari muri Canada Australia abaswede n'inshuti zanjye mugubwe neza ndabasuhuje by'umwihariko tuje tuganire mutega amatwi icyo tujya kuganira inama tugiye kujya namwe zibagiriye umumaro mu izina rya Yesu kandi umukozi w'Imana igihe dukurikira barakoze ndabasuje mu izina rya Kristo Yesu amazina nk'uko bisanzwe ni Rusine Emmanuel umugabo wo guhamya hanyuma mbarizwa mu itorero rya Nyamugari Paruwasi ni Gasave ubwo ni muri ADPR nejejwe n'Imana kongera kugaruka hanyuma Ifunguro TV bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana kandi ndabashimiye ko nanjye mwananiye Imana iduhanisha murakoze cyane karibu mu izina rya Yesu amen muhabwe umugisha n'Imana murakoze bakunzi bacu rero uyu munsi turaje mu buryo butandukanye ubwo mwatekerezaga ndifuza ko mubana natwe maso niko Yesu yabwiye abigishwa be avuga ngo mubane nanjye maso ndabasabye mbikuye ku mutima umwanya wanyu muduhe niba uri mu modoka uduhe umwanya wawe kuko gutwara ntibikoraho kutumva hanyuma niba uri mu kazi katakubuza kumva ibyo dushaka kuganira ubu bikurikira hanyuma nuza gusoza akazi kari kakuboshye ngo utaza kubana natwe rwose wihangane iyi nkuru uyikurikire tuje mu buryo bwo kugira ngo twibutse abantu kuvuga ukuri icyo ni kimwe turifuza ko abantu bamenya ukuri ko kw'ijambo ry'Imana ikindi turifuza ko abantu batumwe n'Imana nyir'ijuru bazajya bavuga nk'abatumwe n'Imana kuko muri iyi minsi ngende umva ndakaye abantu bari kubeshyira Imana abandi bari kubeshya ibyo banyuzemo batarabizemo kandi tuje kugira inama abantu ngo biyeze nk'abazataha ejo wiyeze nk'uzataha ejo wiyeze nk'uri butahe nimugoroba kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibisarurwa ni byinshi n'umusaruzi arimo arasarura nicyo kituzanye turaje kubabwira ngo buri muntu wese amenye ukuri kuko aya TV muturebaho hari abo azahesha ubugingo hari n'abazarimburwa nabyo tuje kuvuguriza ibyo wumvishe mbere cyangwa kubikomeza bitewe n'ibyo wumvishe n'uwabikubwiye hari ibyo bavuze ari ukuri hari n'ibyo bavuze babeshya turaje kugira ngo tukubwire tutandukanye ibyo wumvishe kera n'ibyo uri kumva ubu ngubu ubigenzuza umwuka ibintu byose mujye mubigenzuza mwuka we nusanga ibintu wumvishe ari ibinyoma ubisibe ukurikira inzira y'agakiza ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo niba utari kumva ukuri guturutse muri Kristo Yesu ubu hagaritse kubyumva ariko niba uri kumva ukuri Yesu ashaka ko wumva uyu mwanya tuguhaye ikaze kugira ngo ibintu tugiye kuganira ubyumve cyane reka rero duhe umukozi w'Imana umwanya tuganire umukozi w'Imana numva nifuza ko duheraho muri iyi minsi Imana iri kuvuga ngo tutitaye ku bantu bamaze gupfa n'abatashye impamvu mvuze abamaze gupfa n'abatashye nuko abantu bose bapfuye siko batashye
urabyemera nawe uko mbyemera abantu bose bapfuye ntabwo batashye hari abapfuye nyine byo gupfa bakapfa bagarimbuka bagasinzira ubutazakanguka cyangwa bagakangukira kubazwa ibitandukanye n'ibikubwe tuzabazwa mpamvu mvuze ngo bazakangukira kubazwa ibitandukanye n'ibyo ngiye nzabazwa ndabizi ngende umukristo kandi umukristo mbere y'uko abandi bamumenya buryo waba bizi cyane ko hari ibyo abantu bakuziho nawe wiyiziho hari n'ibyo abantu batakuziho wowe ubwawe uzi kabubizi hari n'ibyo wowe bakuziho utizi ndakwifuriza kimwe muri ibyo kumenya ko ugomba kugira imbuto nziza nari nkubwiye muri iyi minsi ko Imana ivuga ko tutitaye ku bantu batashye cyangwa bapfuye ko Imana ivuga ko ibisarurwa bikiri byinshi kandi umusaruzi ko akiri mu murima niba ari ibigori umuhoro aracyari gutemagura ibigori bye aracyari kubisarura niba ari ibitoki niba byeze aracyari gusarura aracyari gutema insina hanyuma wowe uri kubibona ute muri iyi minsi tumaze iminsi tubona bwashize narabikubwiye tumaze iminsi tubona abantu bataha bwashize twaravuze tuvuga ku bantu bapfuye tuvuga ba haleluya tuvuga ba Munyakayanza tuvuga ba Kaneziyo tuvuga ba Gisele n'abandi tumaze kubivuga bwakiye mu gitondo na Pasteur Theogene Imana ivugana n'abantu iri kubwira abantu ko umusaruzi akirimo gusarura cyane rwose hanyuma wowe aya makuru hari ikintu yaziho amakuru ndayazi ndayazi Imana yabivuze kera kandi yabivuze kenshi Imana ashaka ko abantu bezwa icyo nicyo cyihutirwa Imana ashaka ko abantu bezwa kuko umuntu witwa umukristo we abizi neza ko mu isi atariho iwacu kuko muri ibyo yabivuze ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero ngo mu isi ndi umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo rumujyana mu ijuru hanyuma rero umukristo cyangwa se umuntu hano ku isi impfuzo ziracyakomeje nka hano mu byahishuriwe Yohana mvaho ko havuze mu gice cyaho cya 14 guhera ku umurongo wa 14 nanone byahishuriwe Yohana ibice 12 umurongo wa 14 aravanga imisaruro ibiri mbona igicu cyera no ku gicu mbona uwicayeho usa n'umwana w'umuntu wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki ze marayika wundi ava mu rusengero arangurura ijwi rirenga abwira uwicaye kuri icyo gicu ati ahuramo umuhoro wawe usarure kuko isarura risohoye kandi ibisarurwa byo mu isi byeze cyane nuko uwicaye ku gicu yahura umuhoro we mu isi irasarurwa yego numva rero nicyo gihe turimo abantu barimo gusarurwa ariko ikibazo nibazi ibyo barimo bisomye mu byakozwe ari hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 10 Yesu yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi guhera ku murongo wa mbere ngo ariko abasaruzi ni bake ngo mwinyinginge nyibisarurwa kugira ngo yoreze iki abasaruzi hanyuma ibisarurwa ni byinshi ndetse n'inkota cyangwa se uwo muhoro waje gusarura ibyo bisarurwa waraje urahara ahubwo ikibazo kuki abantu batezwa kuki abantu badashaka kwezwa ngo bakire urwandiko ruzabageza mu ijuru nkuko muririmbya bivuga 424 harimo urwandiko cyangwa se harimo amakuru y'urwandiko ruvugwa mu rw'akatanga ngo ku musaraba mwiza niho umuntu abonera abagabo batatu bakamuhumuriza hanyuma kuri uwo musaraba mwiza niho umuntu abonera urwandiko rw'akatanga ka mbere hanyuma ko katanga ka mbere ntabwo ari akatanga k'idini ahubwo nakitorero hanyuma rero ngo umugabo witwa Nabwenge uzi ko muvani ngo yagiye nta rwandiko ngo agira ngo azinjira nk'uko abandi bose binjira ngo ariko ageze kuri uwo muryango ngo amubaza urwandiko rw'akatanga ka mbere asanga atarufite yari afite urw'iki yari afite urw'idini hanyuma urwandiko rw'akatanga ka mbere nagakiza akatanga ka mbere niryo rya jambo abantu benshi bajya bumva rivuga ngo nutera intambwe imwe Imana cyangwa se Yesu azatera 99 gusanga intambwe imwe ivugwa ni iyihe rero ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza hanyuma amazina yawe agasibwa mu gitabo cyo kurimbuka akandikwa mu gitabo cy'ubugingo uyu muntu umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza nibivuze ko atapfa hano tujye tubitandukanye hano mu byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo w'9 wa 11 haravuze ngo ufite ugutwi n'iyumva iby'umwuka abwira amatorero unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri biravuze ngo rero hari urupfu rwa mbere hakaba n'urupfu rwa kangahe rwa kabiri hanyuma rero umuntu wese wamaze kubyarwa n'Imana umuntu wese wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza birashoboka ko yapfa bakamushyingura birashoboka ko yapfa bakamushyingura birashoboka ko yakwicwa n'abantu birashoboka ko yakwicwa n'impanuka birashoboka ko inzu yamugwira birashoboka ko umuriro wamufata agapfa birashoboka ko impfu zamwica cyangwa se za mpfu zindi
byamwica ariko urwo si rwo rupfu nyirizina rugomba gutera ubwoba abantu ahubwo rwagombye gutera abantu ubwoba ni urupfu rwa kangahe rwa kabiri kuko uyu muntu yaba upfuye akijijwe yaba upfuye adakijijwe bose bazazuka umwe azazuka aze guhemberwa ibyiza yakoze n'undi aze guhanirwa ibibi yakoze ikimbabaza numva nabwira abantu nuko abantu bakwiye gushaka iki Uwiteka bigishoboka ko abona rero ibyo nibyo ngiye biri kunera umutima uhagaze ibyo nibyo biri kunera umutima uhagaze ko umuntu wese atari kwita ku iherezo rye ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake njye mfite ikibazo ahangaha n'abantu bari kwigira abasaruzi bari gusarura mu buryo butari bwo gusarura mu buryo butari bwo umuntu akaza kuri social media akavuga ibihabanye n'uko ari turabwirwa n'iki uyu muntu niba ibisarurwa bihari turabwirwa n'iki umusaruzi mu by'ukuri koherejwe gusarura kuko ibyo uyu mwanya ndi kuvuga nibyo biri buze guhindura umuntu uri kunyuma niba ndi kumubwira iby'ukuri okay ni inzira nziza ndi kumuyobora hanyuma niba ndi kumubwira mubeshya hari umuntu uza kuri TV kugira ngo yamamare sibyo akaza kugira ngo yamamare yikundishe abantu agira inshuti nyinshi abone abo yesikora n'ababeshya ariko mu by'ukuri turabwirwa n'iki umuntu utumwe n'Imana gusarura mu by'ukuri turamubwirwa n'iki kuko ntawe uzaza ngo avuge ngo ndagukubita umuhoro ndagira nte nibwo ndabangusarura ahubwo ibisarurwa ni twebwe nitwe kandi ni natwe basarura kuko nitwe bavuga butumwa nitwe bahanuzi gira ikintu mbwirira abavuga butumwa barimo kubeshya urakoze abavuga butumwa barimo kubeshyera Imana aba barimo kuvuga babeshyera Imana hanyuma rikamere kwa Tito mvuko havuze ubundi dukeneye umwuka w'Imana dukeneye umwuka w'Imana kugira ngo atuyobore kuko nudatunga umwuka w'Imana bakuyobya bo baraje bo barari ni benshi cyane hanyuma umvuko Paul yandikiye Tito mu gice cyaho cya gatatu ni icya mbere hanyuma ahubwo ku murongo wa 16 haravuga ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora bene abo nabo kwangwa urunuka nabatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze imirimo myiza rero ni imbuto hanyuma ashobora kuza akakubwira rwose ukabona ko arimo kuvuga abwirijwe n'iki n'umwuka ukabona ko arimo kuvuga akoreshwa n'iki n'umwuka wera ariko ibikorwa bye byo hanyuma mu kanya gatoya ukamenya neza ko atari umwuka w'Imana wari uri hehe muri we hanyuma rero bavuga yuko bazi Imana ariko ibikorwa bakora bikagira gute bigahakana ibyo bakora hanyuma rero abo bantu ngo bakwiriye kugira gute kwanga urunuka ku murongo rero wa 10 n'uwa 11 yavuze ngo kuko hariho benshi bibigande n'abashukanye cyane cyane mu bakebwe bavuga ibitagira umumaro ngo bakwiriye kuzibwa iminwa kuko hari imiryango y'abantu bubika bakayimaraho bigishiriza wumvise aba bantu ibidakwiriye kugira ngo babone iki indamumbi abantu bakwiriye kwanga iki urunuka kuko mbega no ku mirimo myiza ntacyo wababonaho cyitwa umurimo mwiza ariko bari imbere yawe ashobora kuza akakubeshya akakwereka ko Imana irimo kumukoreramo akakwereka ko Imana irimo kumuvugiramo ariko mu kanya wajya kumva amakoro ukumva ni umusinzi ukumva ni umusambanyi aragambana mbega ni uramureba ni umunyamwuka bya bindi byose byanga urunuka byose arabitunze hanyuma rero aba bantu Bibiliya yabivuzeho iki cyangwa se Imana yabavuzeho iki abantu basenga abantu bari bakwiye gusenga abantu bakaba amaso bakamenya iki Imana ishaka kuri aba bantu hanyuma umva ko ijambo ry'Imana rivuze ijambo ry'Imana rivuga iki hano Yesaya mu gice cyaho cya 29 umurongo wa 13 haravuze Uwiteka aravuga ati ngo aba bantu baranyegera umvise umwami aravuga ati kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo ariko imitima yabo bakayinshyira kure no kubaha abanyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe urumva abantu babeshya ko bubaha iki Imana babeshya ko bakunda iki Imana bakabivugisha umunwa n'akanwa kabo n'indimi zabo ariko imitima yabo n'Imana yanabireba ikabona nakubaha Imana kuri hehe kuri muri bo hanyuma Yeremiya mu gice cya 23 Yeremiya mu gice cya 23 wumva umwanzuro buriya hari abantu muvandimwe ubona mu rukiko rwa leta hano kwisi buriya umuntu ashobora gucirwa urubanza akarucirwa hari rw'ibyaha yakoze ashobora no gucirwa urubanza adahari uziko aba bantu barimo kubeshyera Imana ko Imana yavuze kandi itavuze uziko bamaze gucirwaho urubanza bo bamaze kurucira kare kera bategereje gusomerwa we rwarasomwe byararangiye hasigaye gushyirwa mu bikorwa mu bihano bakajya guhana ngaye bazi ugasanga uriruka inyuma y'umuntu umeze utyo kandi mu by'ukuri yaramaze gucibwa n'Imana umva uko Imana yababwiye rero hano mu gice cya 23 Yeremiya guhera ku murongo wa 12 nabonye ubupfapfa ku bahanuzi b'i Samariya
uko bahanuriraga mu izina rya Bali, urumva ari iryande? Ntago ari iry'Uwiteka. Urumva barimo kubeshyira Imana nyine. Bahanuraga mu izina rya Bali, umvise, bakayobya ubwoko bwanjye Isiraheli, no ku bahanuzi b'i Yerusalemu nababonyeho ibibi bishishana, barasambana, bagendera mu binyoma, kandi bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi. Umvise aka kantu? Bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi, kugira ngo hatagira umuntu uva mu byaha bye, bose bambereye nk'isodomu n'abahatuye nk'igomora. Urumva bahanura mu izina rya Bali, bakabeshyira Imana ko ari Imana arivuze, bakabwira abantu ko ari amahoro, bagakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi, bakakubwira ko nta kibi kizababaho, rwose ni amahoro, mugiye kurya, mugiye kunywa, akira viza, akira bya bindi byose, bya bindi byino bakabakundisha ibyinaha, ako babereka iby'ijuru. Yego, akira umugabo, akira umugore, akira akazi, akira mbega diplome uhabwa agaciro, akira agatimba ujye kurongorwa, akira ko tujye gushaka. Mbega barimo kubeshya abantu, barimo guhanura mu izina ariko ryande rya Bali, ntago ari izina ry'Uwiteka. None Imana ngira bareba ikabona barayibereye nk'ab'i Sodomo ni hehe n'ab'i Gomora. 16. Uko ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga ati, uko ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga ati, nimukumvira amagambo abahanuzi babahanurira, ngo babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Bahora babwira bansuzugura bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro, n'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati nta kibi kizakuzaho. None Imana ikavuga ngo ninde wari mu nama z'Uwiteka kugira ngo yumve kandi amenye ijambo rye? Ninde witaye ku ijambo rye akaryumva? Dore umugaragu w'Uwiteka dore umugaru w'Uwiteka ari wo mujinya we uraje. Ni ukuri umuyaga w'ishuheri uri mu mugaru ugiye kugwa ku mitwe y'abanyabyaha. Uburakari bw'Uwiteka ntibuzigarura keretse amaze gusohoza imigambi y'umutima we mu minsi y'iherezo, nibwo muzabimenya neza. Ngo nyumvira abantu barimo guhanura amahoro, kandi wumvise uko Uwiteka avuze. Hanyuma Imana ivuganye n'aba bantu, urumva abantu biri ko barimo kubwira abantu iki? Amahoro, kandi amahoro adahari. Imana igiye kubakubita ikintu cyitwa kinubi, wumvise? Hanyuma umurongo wa 11, ni ukuri mu nzu yanjye nabonyemo ibyo bakiranirwaho, nuko niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma inzira yabo izababera nk'ubunyereri, mu mwijima bazayisunikirwamo bagwe, kuko nzabateza ibyago mu mwaka bazagendererwamo, niko Uwiteka avuga. Urumva abantu bagiye gukubitwa, mbega inzira yabo igiye kuba ubunyereri. Ibi babeshya abantu bigiye kubarangiriraho. Wagera no kwa Yeremiya mu gice cyaho cya 8, Imana imbega irababaye kubera abahanuzi b'ibinyoma y'urwo babeshya abantu ku mayutubi. Imana ibabajwe n'aba bantu. Hanyuma hano kumva ku murongo wa 20 uko havuga, Yeremiya 8 umurongo wa 20 kugera 21, haravuze ngo 20 na 21, isarura rirarangiye, iki kirashize. So turi isarura rangiye, iki kirashize kandi tudakijijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye, kwiheba kuramfasha. Mbese Galeyade nta muti womora uhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Umvise? None Yeremiya umva kuntu hepfo avuze 23, ye baba we, icyama umutwe wanjye ukabamo iriba ry'amazi, n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira, kugira ngo ndire ku manywa na nijoro, ndirira abantu banjye bishwe. Umurongo wa 11 aho ngaho mu gice cya 8 avuga ijambo rikomeye, ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro, ariko rero nta mahoro ariho. 12, ngo mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa, igihe nzabahagurukira nzabagira imirara, ni ku Uwiteka avuga. Ubwo urumvise Imana yamaze kurukata, rwarakaswe. Abangaba rwose Imana izabagira imirara, mbega bazakubitwa. Yeremiya yaravuze, hari igice yavuzemo hano, aravuga ngo igiye kubagaburira uburozi bwitwa apusinto, uburozi bwitwa apusinto, kugira ngo aba bantu ibanyweshe n'amazi akarishye. Bagiye gukubitwa, abantu bagiye gukubitwa. Hanyuma rero twebwe, niba warafashe umwanzuro, niba narafashe umwanzuro, n'abarimo kudukurikira, nufata umwanzuro ntukajye mu nama z'abo bantu, ntugafatanye n'abo bantu, ahubwo we genda nk'uko Imana ishaka, wikora kimwe nk'abo bantu, kuko barimo kubeshya abantu ngo ejo n'ejo bundi barabeshywa abantu amahoro, kandi amahoro adahari. Ahubwo isaro ryarangiye, hasigaye iki? Imirasire. Isaro ryarangiye, mbega tugeze mu gihe cy'iki
kiki isarura n'iki birarangiye, hanyuma abantu bagiye gupfa, hagiye gupfa abantu benshi. Izi mpfu rero warumbajije uko warumbajije, impfu ziracyakomeje, haracyakomeje gupfa benshi, yewe hagiye kuba ibiza bikomeye, hagiye kuba inzara, hagiye kuba ibyorezo, hagiye kuba byinshi, bitegura ibintu byinshi. Ahubwo ikibazo ni ukuba udafite nde Yesu. Yego rero buriya abantu benshi ntabwo basoma Bibiliya. Hari n'aya magambo twaba tuvuga bakumva ari ubwa mbere bibaye, bakavuga ati nta bibazo, ntabibamo, bakaza babeshya, bavuga ati baraza babeshya. Ariko ndifuriza abantu kujya basoma Bibiliya, basoma ijambo ry'Imana mu by'ukuri. Ijambo ry'Imana ni urumuri, ribamurikire. Ijambo ry'Imana nk'umuyobozi ribayobore. Impamvu ndakaye kubw'ibi bintu, muri urupfu rwa Theo, niba umwana w'Imana atashye ukajya kumugerekaho amagambo ngo wari warabivuze, wavuze ngo iki se? Kujya kubivuga ngo Theo cyangwa se Pasiteri Theo ngo twara abavandimwe n'ibiki, niko byarangiye amaze kugenda, ubundi biragarura iki? No kugira ngo se bandikwe bajye mu gitabo cy'irangamimerere babashyiremo nabo hariya. Biriya ni ibintu ubona ukabona ni ibintu byo gushaka gutesha agaciro ivugabutumwa n'umurimo umuntu aba yarakoze kugira ngo bawuteshe agaciro. Kuki bataje ubundi ngo baze babivuga gihari? Hari abatashye bahamagawe n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ari Imana yagukoresheje ubugingo urabufite, ariko niba atari Imana yagukoresheje uzarimbuka kandi uzashya kandi uzicuza. Aba bantu barimo kuvanga Imana yavuze itavuze nibo turiho cyane. Yego. Umuntu arababwirwa n'iki? Aba bantu bundi niba uri umukristo, Yesu yarabivuze. Niba uri umukristo, Yesu yarabivuze. Aka kanya turimo kuvugana uno munsi n'ino tariki n'uno mwaka n'uku kwezi, ntabwo insengero aho twitwaga ko tubarizwa mu nsengero zirafungwa ngo zifungwe, nubwo hari zimwe zafunzwe ariko ntabwo zose zirafungwa. Hanyuma niba umuntu afite aho abarizwa, yarabatijwe akabatizwa mu mazi menshi, kuko nako nta kandi kantu, kuko abantu benshi barimo kuyoba, gasanga bakoreye ikimenyetso cyo ku gahanga ngo barabatijwe, cyangwa se bakabwirwa amagambo bakayasubiramo ngo ubwo babatijwe byarangiye. Niba ugihumeka ugomba kubatizwa. Niba wakiriye Kristo mwami n'umukiza, bihamirishe kugira gute? Kubatizwa mu mazi menshi. Yesu umwami wacu yabatijwe nta cyaha yakoze. Hanyuma niba ufite aho wabatirijwe rero, ibyo byose nk'uko biri bidutegeka, kubatizwa uraza kubisanga kwa Matayo ibice 3 guhera ku 16. Kubatizwa kwa Yesu, Yesu yavuye i Galilaya asanga Yohana ku ruzi rwa Yorodani ngo amubatize. Amugezeho Yohana ngo aramubwira ngo ko ari igihe kure, washaka kumahakana amubwira ngo ko ari igihe kure kuguza ngo mbatizwe nawe, none ne wonsanze. Ngo Yesu aramubwira ngo emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Ngahera karemera abatiza Yesu. Yesu amaze kubatizwa mu ruzi rwa Yorodani, ava mu mazi ahagarara ku nkombe. Ijuru ramukingukira ngo umwuka wera aramanuka mugwaho, afite ishusho isa n'iyinuma. Hanyuma umwuka cyangwa se ijwi rivugira mu ijuru ngo uyu mwana wanjye nkunda ngagira gute? Amwishimira. Hanyuma ko Yesu yabatijwe akabatizwa nta cyaha yakoze, ko yabatijwe ari umuziranenge, ko yabatijwe atarabyawe n'umugabo n'umugore, ko yabatijwe yihinduye umuntu ari Imana, yihinduye umuntu kugira ngo azavuke atumenyekanishe ku Mana, aduhuze n'Imana, ari umuza wacu n'Imana, dutandukanye na Satani. Ni gute umuntu avuga ngo we yarabatijwe ko yarakorewe ikimenyetso cyo ku gahanga akumva ngo biragije, kandi Yesu yaravuze ngo emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Kucyo utabikora ngo wabarize cyangwa se usoze gukiranuka kose. Hanyuma rero aba bantu rwose barimo kubeshywa, abantu barimo kubeshywa n'abahanuzi, izi mpfu zirimo kubaho, aba bantu batari mu murongo nk'uko Imana irimo gushaka ko bagenda, nibagarukiro cyangwa se nibakora iby'Imana igira gute? Nibakora iby'Imana ishaka, bajye ku murongo bakora iby'Imana ishaka. Hanyuma rero uyu muntu wamaze kubatizwa, wamaze kwinjira muri Kristo Yesu, urumva uraza kubatizwa n'abashumba bafite aho babarizwa. Abashumba bafite aho babarizwa. Niba uhafite rero ubarizwa, niba ari muri ADPR, niba ari Zion, niba Restoration, ariko amatorero abatiza muki mu mazi menshi, hanyuma ukareba ko ibyo bakora bigendanye n'iki? N'ijambo ry'Imana. Wagombye kuburaho ukajya ujya kwirwanaho nk'ako kundi vuga ngo mu Efeso 6:18 ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Hanyuma niba ugiye kwirwanaho uruhande sawa, ariko rero ufite aho ugera gute? Ubarizwa. Hanyuma mu gihe insengero zitari zafungwa, nicyo nari nshatse, insengero zikaba zitari zafungwa, biracyashoboka ko tujya mu nsengero. Hanyuma ni gute umuntu yirwa kuri YouTube cyangwa se akirirwa n'ahandi bahamagara ngo nimurambike nimbarambike ibiganza
ibiganza murakira, nimba arambikaho ibiganza umuzima arahunga, banguka ariko ubundi muzi kiba kibikorerwa cyangwa se kituma bikorwa, kandi si uko ari bose, hari ababikora neza rwose ari Imana, ari umwuka w'Imana barimo, ariko hari abandi noneho babikora ari kugira babone yandamu mbi, atari ukugira ngo abantu koko bakire bakizwe, oya ahubwo bari kugira ngo babone indamu mbi, kuko hari umwe nzi rwose ku kinyamakuru merutse no gutanga ikiganiro, natanze yo butumwa cyangwa se natanze yo buhamya, nango yo buhamya abantu barajyaho bagakira, ibyo ngibyo ndabizi rwose, asengera abantu bagakira kuko afite sare niyishyuza, na amaturisha ashyiraho, na giturisha kishyirariya na agaturisha rwose arahari ndamuzi, ariko hari abandi bitwaza ibyo ko bafite imirimo cyangwa se bafite gukorera abantu ibitangaza, ariko nyirizina atari iyo mpamvu, ahubwo wahagera bakakubwira ngo niba ushaka ko tubonana, niba ushaka ko ngusengera ni 10,000, bahera ku majana kumanuka, bakamanuka bagera no kuri 5, bakamanuka bagera no ku 1,000, amafaranga yose bakayasaruza mu bantu, amafaranga bakarya abantu bakayamara, hanyuma iyo Mana ikora ari uko babanje kugusengera, iyo Mana iba ijya gukora ari uko ubanje gushyira mu giturisho, wagishyiramo bagashyira umuntu uzajya usabira abantu umugisha, uko ushyize mu giturisho akagufata mu ntoki, atumva ko Imana imbwiye, Imana igukora iba ari uko ushyizemo, abasigaye baticaye batatuye bose nibabone, iyo Mana ibona abatuye nireba batatuye, urumva iyo Mana ibaho. Hanyuma rero Yesu yaravuze ngo nkuko umurabyo urabirisi iburasirazuba ukabonekera iburengerazuba, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Hanyuma rero Yesu yavuze ko ubwami bw'Imana butazaza mu ngo dore nguburiye, ubwami bw'Imana buri muri twe, bugendera muri twe, buba muri twe, bukorera muri twe. Hanyuma rero niba Yesu akurimo, ni ngombwa ngo ujye gushaka umuhanuzi, ni ngombwa ngo ujye gushaka babona ajye kukureberamo, ni ngombwa ujye kureba wa wundi akubwire ngo irakuvugaho ibi, ubundi si kitakuvuzeho ni igiki, yakubwiye kimwe, numara kwihana ibyaha ndaguhereza ubugingo, urahabwa ubugingo, hanyuma ukiri mu isi uzarya, ukiri mu isi uzambara, ukiri mu isi uzanywa, ukiri mu isi uzashaka, uzabyara abana, niba yabyemeye ibibonamo inyungu. None se niba bitari mu mugambi wayo, urumva wajya buri bundi akagusengera bigakunda? Ntago byakunda. Abantu nibakurira bagere ku kigero cya Kristo gishyitse, bamenye iki Imana cyatumye yohereza Yesu ko ari kugira ngo babone ubugingo, hanyuma bahabwe n'ibindi bakirino. Hanyuma ibi byinaha yabiguhita biguha, nyurwa nuko Imana yagize gute, yakugize. Nta mpamvu rero kwiruka inyuma y'abahanuzi no gushaka bahanurira no gushaka babwira iby'Imana igiye kubakorera, kuko iki Imana yatubwiye ni kimwe. Yabivuze ko Yeremiya 29 umurongo wa 11, uzi ko yatubwiye Yeremiya, iryo ni isezerano wenda n'abadafite irindi sezerano birwa babeshywa bumvira ijambo. Iri ni isezerano Imana yadusezeranije twese, ujye ugenda urizi. Ni 29 umurongo wa 11, haravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona, hanyuma ni kuwiteka avuga. Ubwo iryo sezerano buri mwese narifashe, ni ibyiza Imana itugambiriyeho, kandi nitumara gukura ibishimwa mu bigawo tukitandukanya n'icyaha gisa nacyo, Imana izatubera data kandi zatwakira tugeze mu bwami bwo mwijuru. None si andi masezerano bashaka nayahi? Ubu se umusambanyi ntago afite inzu, umusambanyi ntashaka, umusambanyi ntarya, wamurusha kwambara se? None se babandi bicana ntago bica abantu bakabanyaga ibyabo bakajya gutunga bakagwiza? None se ubwo ngubwo urumva mutandukaniye? Tunga Yesu muri wowe, gendana na Yesu, korana na Yesu, Yesu agukoresha. We gukorerwamo n'umwuka ariko utayoborwa n'iki? Gukoreshwa n'umwuka ariko atakuyobora. Murakoze. 413 umuririmbyi yaravuze ngo gendana na Yesu kweta bihebuje. Imana ishimwe. We kwitwaza imifuka n'ibitabo gusa. Ntabwo Imana ikeneye ko witwaza imifuka n'ibitabo. Ubwo rwanana na Yesu ukweta inkweto bihebuje. Gukweta inkweto n'ugukizwa, ikizwa bihebuje. Rero njyewe numvaga muri iyi minsi nabwira abantu sinzi kireka ngiye nk'uwankira nk'ahantu nko kuri etaje igeretse nka 40. Uya na hano baratwumva kandi baradukira abantu babwani hindukire mukizwe neza. Ubundi nk'umuntu ujya ku bahanuzi ngo yavuze, umuntu uza ngo yavuze, Imana itazi gutandukanya, nje nzajya mpora mbisubiramo, Imana itazi gutandukanya ama blessing n'umukobwa. Harya uri umukobwa cyangwa uri umugore, harya ufite urugo cyangwa ntarwo ufite, harya uriga cyangwa warara, ubwo si yo Mana. Mu by'ukuri muntu batayibeshyera. Inama ya nyuma tubagiriye rero ni mutunge Kristo nk'umwami n'umukiza. Nukuri icyo gisabwa. Kandi mubyibuke nyine muri aya mezi abapfa bagomba gupfa. Ahubwo gupfa si n'ikibazo mugani, ese urapfa ugiye upfuye umukristo uyurinde, ese ibaze nawe urupfu nirunwara mpfuye ndinde, mbese ndajyaye nyuma yo gupfa. Hari umusitari wabiririmbye ngo nyuma yo gupfa nzajya hehe, simbizi banza yaranapfuye, hari ubwo we yagiye. Nawe ibaze nyuma yo gupfa uzajya he, mbese uzajya mu muriro, mbese urupfu si ikibazo, impfuzo zirahari rwose. Ahubwo cyane nanu wasenga ngo biveho, nanu wasenga turi kubikuza iki se, kandi umusaruzi yaraje n'umuhoro waraje wo kwahuka mwisi mu bisaruro. Icyama buri muntu wese akamenya ko umusaruzi ari gusarura umurima we
nta muyobozi wabikuraho, nta mukristo wabikuraho, nta muhanuzi wabikuraho. Mu kanya baraje babeshye ngo ngiye ngo Imana yantumye gukuzaho imvu. Rimwe na rimwe azaba bakubeshya kuko uwavutse agomba gupfa cyane rwose, wavutse agomba gupfa. Ahubwo turashishikariza abantu kumenya gutegura aho bazajya. Ufite amahirwe akomeye yo kuba wumvisha ibi bintu ugategura aho uzatura. Rero aduha umukozi w'Imana umwanya asengera umuntu wese wifuje kumenya aho azajya nyuma y'ubu buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi, ese ni ubuhe buzima witeguye kuzinjiramo? Muri ubu buzima rero ni wowe wenyine ufite igisubizo cy'ubuzima bwawe, ni wowe ufite ikintu uzakora. Njyewe hari abantu bahamagara ngo se batubwiye ko usenga, mbese usengera ngahe? Umuntu yitwaza nga oya ni umutima uciye bugufi, nta kindi Imana ishaka ku buzima bwawe. Ibindi byose wakora ntago byadukuraho ibyane. Kumuri ndavuze ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Nta na kimwe cyagukuraho ibyo uretse guca bugufi imbere y'Imana. Rero niba wumva uciye bugufi ukumva hari ikintu wemereye Imana muri uyu mwanya, ukumva hari ikintu ushatse kubwira Imana, ca bugufi mu mutima wawe kandi winginga Imana. Bene da mwinginga Imana, Imana ibamenyesha ukuri. Winginga Imana, Imana igusure. Niba uri umukristo umwuka wera ntaga guhejweho, niba warakishijwe umwuka wera yaza cyane rwose, umwuka wera yaza. Usaba Imana iguhe umwuka wera ajya kuyobora. Nujya no kujya gushaka uwo bamenya, umwuka wera kuyobora aho ugomba kujya, umwuka wera kuyobora ibyo ugomba gukora. Ni ukuri kandi umwuka wera arahari kugira ngo ayobore abantu b'Imana. Duhaye umukozi w'Imana umwanya tubicumbikire hano asengera abantu bifuje kuyoborwa n'umwuka wera, bakeneye kumenya ukuri, ko ukuri niko kuzaba batura. Kandi umukozi w'Imana ndabanezere kumwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mbere ko dusenga hari ijambo Yoweli yavuze bice 3 umurongo wa mbere. Rwa nyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye wera, umwuka wanjye ku bantu bose. Abahungu umvize ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Hanyuma y'ibyo ni ryari? Ni igihe Yesu amaze kudupfira ku musaraba. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye wera. Umwuka waraje, hanyuma umaze kuza dusezeranye isezerano ryitwa iki? Ubugingo n'amahoro, n'amasezerano abiri. Hanyuma nagira ngo dusenga ariko tubanje gusoma niri hano mu Bakorino mu rwa 2 kugira ngo tubone umurongo dusengeramo. Rwa 2 rwandi Paulo yari cy'Abakorino ibice byaho 6 kwera ku murongo waho wa 14. Ariko mu Bafilipi ibice byaho 3 umurongo wa 20 aravuga ngo naho twebweho iwacu ni mwijuru, no dutegereje umukiza ko azagera gute? Azava ari we mwami nde? Yesu Kristo. Hanyuma Yesu Yohana avuga ngo iki? 14:1 aravuga ngo nimuhagarika iki? Imitima yanyu mwizere Imana nanjye mugere gute? Munyizere. Hanyuma rero niba twarizeye Kristo umwami n'umukiza, ukaba aramaze kugera muri Kristo akakubera umwami n'umukiza, avuze ngo iki hano mu rwa 2 cy'Abakorino 6:14 nimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukeranwa no gukeranwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye na Beleyari? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwoza rute n'ibishushanyo bisengwa? Nk'uko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. 17 umva intego nyirizina. Nuko muve hagati y'abandi mwitandukanye, ni kuiteka avuga. Kandi nimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, ni kuiteka ashobora byose avuga. Umurongo wa mbere igice cya 7 aravuze ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twijesha rwose kubaha Imana. Niba dufite ibyasezeranijwe, ibi byasezeranijwe n'iki? No kuzagira iherezo ryiza, n'ubugingo, nuko Imana izatubera data, natwe twebera ahungu n'iki n'abakobwa. Nuko wacu ari he? Ari mu ijuru. Niba wacu ari mu ijuru rero twiyezeho imyanda yose y'iki? Y'umubiri n'umutima, tugende twijesha rwose kubaha iki? Imana. Abahanuzi bahanuraga babeshyera Imana ngo yavuze itavuze. Mbagiriye inama uhereye none mushyira hasi agapira. Umuntu utahanuye Imana yamugaburira, atabeshyeye Imana. Umuntu wivugira by'ukuri Imana iramugaburira. Mwijya kuzana amaco y'inda mubeshyera Imana ngo Imana yavuze itavuze. Mubwiza abantu kuri, mubwira abantu ko yani cyane igisa nacyo. Matayo yavuze ngo iki bice 3 umurongo wa mbere. Yohana yaje avuga ngo mwihane kubwami bwo mu ijuru buri hafi. Bamaze kumufunga mugeje mabusu. Yesu amaze kumva ko bamufunze, na Yesu atangira kwigisha Yohana ibice 4 umurongo wa 17. Ngo Yesu aheruka atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Urumva Yesu asubiramo iryo Yohana yavuze. Kuva Yesu amaze gutangira kwigisha kugera none
ubu turimo kuvugana Yesu acemo imyaka 2023 2023 Yesu yaravuze mu hano ku bwami bwo mu ijuru buri hafi. None se Yesu wavuze icyo gihe k'imyaka igihe ubwami bw'Imana buri hafi kugera none nibwo none barimo kubwira abantu ejo nejo bundi, kandi Yesu yarasize abivuze ku bwami bw'Imana buri hafi. Hanyuma abantu nibagira ubwenge basobanukirwa bamenye icyo bagomba gukora, kuko izuba ryo ryamaze kurenga, hasigaye iki? Hasigaye imirasire. Najya ngo dusenge umuntu wese yitekerezeho amenye uko agenda nuko abanye n'Imana. Hanyuma mwabahanuzi mwe rwose muhanura by'ukuri, muhanura mubwirijwe n'Imana, mubwira abantu mubabwiza ukuri. Nimutinye inshinga zimwe bakubitaga Mikaya, nimutinye gukubitwa, nimutinye kurengana, nimutinye inzu z'imbohe, nimutinye kwicwa, kuko umuntu wica uw'inyuma adafite icyo atwara w'imbere ntacyo atwaye, ahubwo mutinye wakwica uw'imbere akica n'uw'inyuma. Wari wo mutinye, ari we mugenderaho, ari we muyoboka, ari we bayobora kugira ngo azabakire. Igihe nikigera azakwakira kugira ngo wakoze neza, ariko abakoze nabi babwira ngo mwakoze nabi, mumve imbere sinigeze kubamenya mwabivume mwe. Murakoze rero, Imana itugire neza. Reka dusenge, hanyuma dusengera abantu bari baraguye, dusengere n'abantu batari bakijijwe, dusengere n'abantu bakirimo neza kugira ngo bose Imana ibashoboze, buri muntu ku ruhande rwe. Mana yacu, Mana ikomeye, uri data wa twese mwiza, icyubahiro ni icyawe. Ndagushimiye kubw'umunsi mwiza, ndagushimiye kubw'umuteguro wawe, ngushimiye kubw'ijambo ryawe ushoboje gutambutsa ku rubuga. Mu izina rya Kristo Yesu, nyemerera Mana abazakurikira iki kiganiro bose n'abagikurikiye Mwami, nyemerera Uwiteka ubaha agakiza batari bagafite, abatari bakakwakiriye ubahe kukwakira, bahe kukwizera, kuko wavuze ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwa iteka. Bahe kumva ijambo ryo kugira Umwami ribahindure, kuko waravuze ngo kwizera guheshwa no kumva, kandi no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Kandi wavuze neza ko umuntu niyatuza akanwa ke yuko Yesu ari Umwami, akizera umutima we yuko Imana yamuzuye azakizwa, kuko umutima ari umuntu yizeza akaba ari wo gukiranuka, n'akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Reka abantu bahe kwizera bahibeheshejwe no kumva, kandi bahe guhinduka rwose. Abari abapagani barataye batari murongo uko bikwiye, bahagakiza Mwami. N'abaguye ndabasengeye kugira ngo bahagurutse, abacitse intege, abagushijwe n'abantu, bagushwe n'ibigerageza bitari bimwe muri ino nzira, ndabasengeye kugira ngo babarire, kandi bose amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Abari baraguye Mwami, n'abari batari bafite agakiza ukabaye kuri Imana ishobora byose, kandi n'abantu bari mu murongo uko bikwiye, mbasabiye imbaraga, bahe imbaraga zo kunesha, bahe imbaraga zo kwera imbuto zikwiriye abahaniye, kandi bashoboze rwose gucunguza uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Ndasenze ibinyamakuru Mwami, wihesha icyubahiro, kandi ukomeze ubagure cyane abantu, ijambo uzajya ubanyuzamo bajye rigera ku bantu, kandi ribahe gukizwa, ribahe guhinduka. Ubararikira abavuga butumwa umugisha, bararikira b'umumaro, ubarinde intumwa za Satani, ubarinde abavuga ngo wavuze utavuze, mu izina rya Yesu. Uyu mwuka wo kwihimbaza, mwuka wo kwishyira hejuru mu hanuzi, uwo mwuka wo kubeshya babeshyera Imana, uwo ngufashe miri, uwo ndawusenye mu izina rya Yesu. Kutemera no kutumvikana, gusenyana kumbuga, izo gahunda zose za Satani zitesha agaciro, nyemera umwuka wawe waganze, kandi nyakuba Uwiteka wesha icyubahiro kuri Imana mu rukiza abarwayi, abafite ibibazo bitari bimwe batabara, kuko waravuze ngo nituguma muri amagambo akaguma muri twe, dusabe icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Ndagushimiye kubyumvise Mwami, kandi byose ubikoze mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Imana ibaho umugisha. Yego, nomero yanjye ya telefone ni 0782252025 na 0728252025. Nanjye Imana yangiriye neza muri no minsi, magufungura urubuga. Urwo rubuga nanjye mujye munsura, mudusure, haca ijambo ry'Imana n'ubuhamya. Hanyuma bwaho Imana yadukuye n'ibindi byinshi bitandukanye, byinshi byiza kandi bijyanye n'ijambo ry'Imana. Urwo rubuga rwitwa Kubaho Uwiteka Nibwo Bwenge TV. Murakoze, Imana ibaho umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen.